Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi mbakira uyu munsi kwa gatatu itariki ya 21 z'ukwa 9 2022 ndabakira ku ijambo ry'umunsi rifite umutwe uvuga ngo kuryumaho. Uyu munsi turarikomeza ku gice cya gatatu, kuryumaho igice cya gatatu. Turarisanga mu itangiriro ibice 39. Ubushize twarebeye hamwe ku musore w'imyaka 17 witwa Yosefu wananiwe kuryumaho, wamenye ibanga Imana yari yamubwiye bituma agira akaga gakomeye cyane. Bene se baramwanga kuko atashoboye kuryumaho. Twabyigiyeho byinshi cyane kuko natwe kenshi bijya bitunanira gukomeza ibanga ry'Imana, bikaba byadukira mu kaga. Hari uwo ugomba kubwira n'utabwira, hari n'icyo ugomba kuvuga, hari n'icyo utavuga. Imana itugirire neza bene data, dukomeza kwigira kuri iki kiganiro kuri ijambo ry'umunsi rifite umutwe uvuga ngo kuryumaho. Uyu munsi rero turakomeza tureba uko byaje kugendekera Yosefu amaze kugurishwa kwa Potifari. Potifari nk'uko twabibonye yari umutware utwara abandi batware abarindaga umwami Farawo muri Egiputa. Farawo rero yari umwami ukize umeze neza ku buryo n'umutware watwaraga abatware be ariwe Potifari nawe yarakize, yarameze neza, afite n'abagaragu mu rugo rwe, bituma rero nawe agira abakozi benshi. Noneho Yosefu aza kumugiriraho umugisha. Hano inkuru iratubwira mu itangiriro ibice 19 yuko Yosefu yabaye imari nk'uko nakomeje kubivuga. Kuba imari ni ukuvuga ngo uba wagurishijwe. Nawe rero yaragurishijwe, ariko ndumva ko kuba imari byagarukiye kwa Potifari. Niko ijambo ry'Imana ritwereka ko yagurishijwe kwa Potifari, bahari nk'ubwa nyuma agurishwa. Ariko tugiye kureba uko byagenze. Ese Potifari amaze kumugura akamugeza mu rugo rwe byagenze bite? Ese Yosefu yahagiriye umugisha? Ese Yosefu yahuriye n'ibikomeye? Ntucikwe mwene data, tugiye kureba uko byagenze. Iyi nkuru y'uyu munsi wa none iratwereka ukuntu Potifari yakunze Yosefu. Yaramwitegereje, amureba, amusangamo ikintu special, ikintu kidasanzwe, ikintu arusha abandi bakozi be. Amusangamo kwizerwa, amusangamo gukiranuka, amusangamo kuba Imana iri kumwe nawe, ndetse ukuboko kw'Imana kuri Yosefu. Ibyo Potifari yarabibonye, arabimenya. Icyo yakoze nuko yahaye promosiyo cyangwa se yazamuye Yosefu, ako kanya amushyira ku ntera yo kumwizera, amuhindura igisonga cy'ibintu bye yari afite byose byo mu rugo. Nuko yaramwizera gutya, ambwira ati Yosefu, ngushinze abakozi banjye bose, ibyo mu rugo rwanjye byose bigisonga, noneho ujye umenyera ibyanjye byose. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Potifari itigeze anamugenzura. Nta n'umuntu yashyizeho kumuneka ngo amugenzure, ahubwo yahise amwizera kuko ukuboko k'Uwiteka kwari kumwe na Yosefu. Yosefu yari umwizerwa w'Imana, kandi Yosefu yari umukiranutsi, yubaha Uwiteka, atinya Imana cyane. Gutyo bituma Imana imuhindura umugisha kwa Potifari, Imana imugirira neza, ibintu byose biba umugisha kwa Yosefu. Kandi Potifari nawe amugiriraho umugisha. No kuvuga ngo aho umuntu w'Imana ageze ahinduka umugisha muri urwo rugo. Nawe rero mwene data, wari ukwiye kuba umugisha aho ugiye, aho uba, aho uri hariho hose, ugahinduka umugisha kuko nawe ukuboko k'Uwiteka kuri kumwe nawe. Ayo masezerano ya Aburahamu, igihe Imana yabwiraga Aburahamu ati nguhaye umugisha, ubaye umugisha ku bandi, kandi aho uzajya ujya bakakwifurije umugisha nabo bazagira umugisha. Uko niko byabaye kuri Yosefu, nawe aho yageraga yabaga umugisha, nabo bakamugiriraho umugisha. Imana ishimwe cyane. Nta kintu uzahomba mwene data, nawe nuzaba ukunda Imana, Imana izakugirira neza, Imana izagufasha kandi izaguha umugisha mu buryo bugaragara. Wavuga uti byamugendekeye gute Yosefu mu rugo kwa Potifari? Nk'uko mbivuga, ibintu byose byagize umugisha, yewe ngo n'ibyo mu rugo bigira umugisha. Na Potifari ubwe nawe agira umugisha, agira favor kuri Farawo, ibintu bigenda neza, no kuba yayoboraga bose baramukunda. Yewe ngo n'ibyo hanze mu mirima ngo birera,
imirima irarumbuka, ibintu byose bigenda neza. Wari wabona uhinga karoti ahantu hari ifumbire, ukuntu usarura ibikaroti bibyibushye binini, ngo kuko kwa Potifari byamugendekeye. Ibintu byose byagenze neza, n'amatungo ye, ibintu byose birunguka, biratubuka, yagize umugisha pe. Umugisha yawugiriye kuri Yozefu, kuko nawe yaramwakiriye, amugirira neza, amuhindura igisonga cye, aramwizera. Imana irabyitegereza, iravuga ati Potifari, nawe rero ugize neza, umfashirije umukozi, umfashirije umukiranutsi, umfashirije Yozefu nyubaha, nawe ndaguha umugisha. Uwiteka nawe yahawe umugisha Potifari kuko yagiriye neza Yozefu. Nitugirira neza abantu b'Imana, abakunzi b'Imana, abakozi b'Imana, Imana yishimira, byanze bikunze natwe tuzagira imigisha, tuzabonaho umugisha. Ibyo ni ibintu bigaragara mu ijambo ry'Imana kandi by'ukuri. Reka dukomeze turebe shuguri cyangwa se ikigeragezo cyaje kuba kuri Yozefu. Ibintu byose siko byagenze neza. Imana yarabyemeye ko Yozefu ahura n'ikigeragezo, ariko ikigeragezo cyatumye Imana ihesha icyubahiro. Amen. Cyatumye amasezerano y'Imana asohora. Hari igihe gusohora ko amasezerano y'Imana kuri twebwe igituma ko duhura n'ibigeragezo mu buzima. Izo nzira tukazinyuramo kugira ngo igere ahandi ishaka kugera, ikugeze kuri amasezerano yawe, ijye yemera kubanza ukanyura mu bigeragezo. Yozefu nawe rero amasezerano Imana yari yamuhaye byabaye ngombwa ko abanza guca mu kigeragezo. Uti icyo kigeragezo ni ikihe? Abadayimoni binjiye muri nyirabuja, umugore wa Potifari, muka Potifari, ko ijambo ry'Imana ritubwira. Bamwinjiyemo, akora nabyita ngo iki mbese mu Kinyarwanda cya Bibiliya aravuga ati abadayimoni bamwinjiyemo, agira icyo bita ubuhehesi. Imyuka y'ubuhehesi imwinjiramo, yifuza Yozefu ko baryamana. Yozefu yigiriye gukora imirimo nk'uko bisanzwe mu rugo, mu nzu ya shebuja na nyirabuja. Twumva ko ngo yari mwiza cyane. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Yozefu yari mwiza, afite uburanga, ari mwiza, mbese ntaho yari gucikira nyirabuja. Nyirabuja we yamukubise ijisho, yibagirwa ko afite umugabo nyirabuja w'umutware, yibagirwa ko afite icyubahiro imbere ya Yozefu. Ubusambanyi bumuteza, imyuka y'ubusambanyi imuteza kwifuza Yozefu. Afata igishura cye aragikura Yozefu yari yambaye, aravuga ati ndashaka ko turyamana nonaha. Yozefu nawe aranga, ariruka. Igishura gisigira nyirabuja mu ntoki ze, ariruka arahunga. Kuki yahunze? Kuko yakiranukiraga Imana. Yozefu yari umukozi w'Imana, umuntu w'Imana. Iyo uhaguwite yatinyaga icyaha. Iyo utinya Imana ugatinya icyaha, naho yaba ari nyokobuja, naho yaba ari shobuja, ntumutinya, ahubwo utinya Imana kurusha shobuja. Ibyo nibyo Yozefu yerekanye, arigendera, aryumaho, ntiyagira n'uwabwira. Nyirabuja rero we arasakuza, aravuga ati kirankoze, agira ikimwaro, ngira ngo aravuga ati buriya Yozefu arahita yibwira abandi bakozi, arabwira abakozi yashinzwe hano, azabibwira wenda n'umugabo wanjye, sinzi ibyamujemo. Ahita ahamagaza abantu bo mu rugo rw'abo bagabo bose bakoraga, ahita abereka ati ntimurora kino gishura cya Yozefu, wa muheburayo waza shobuja umugabo wanjye yazanya, aradusuzuguye, aransuzuguye do, yagira ngo turyamane, sigarana igishura ariruka, arabicurikagurika, arabeshyera Yozefu. Arangije aravuga ati ndebera nawe. Ariko Imana ndashaka kubwira ngo niba kubeshyera ntukiregure, ryumeho, wicecekere, wigendere. Bazakubeshyera byinshi bimeze nk'ibyo babeshyeye Yozefu. Nyirabuja yaramubeshyeye, abyereka n'abantu, urumva amagambo yabaye menshi, biragenda bigera no kuri shebuja. Iyi nkuru tuzayirangiza tureba ukuntu byaje kugenda ndekera Yozefu, tureba ukuntu byamugendekeye. Ariko icyo nshaka kukubwira ni uko iyo ukuboko kw'Imana kuri kumwe nawe, nk'uko kwari kumwe na Yozefu, niho yaba ari nyokobuja ukubeshyeye, naho yaba ari shobuja, naho yaba ari babandi bagutegeka no mu kazi, hahandi ukora imva, babandi bagufiteho ubutware, yaba umugabo wawe cyangwa umugore wawe, hari umuntu wakugirira nabi, uyu munsi wa none akubeshyera, ariko jya uryumaho, wicecekere, wikundire Imana, ukomeze wibaho Uwiteka, Imana izabana nawe. Yozefu Imana ntiyamutaye, baramubeshyeye, nyirabuja bamubeshyeye birafata.
byarafashe ku bakozi bo mu rugo, byarafashe ku mugabo we, ariko tuzari uko byagenze. Imana ishimwe cyane, kuko Imana niyo iri hejuru ya byose, niyo iri hejuru ya ba bandi bagutegeka bashaka kugukoresha icyaha cy'ubusambanyi ukanga, naho bakwirukana humura, Imana izaguha akandi kazi, Imana izabana nawe, ahubwo komeza ukiranuke uryumeho. Waho Uwiteka, Imana ikugirire neza. Tuzakomeza ubutaha tureba uko byaje kugendekera Yosefu, ariko ndasoza nkubwira nti ryumeho, wisengere ubihorere. Babandi bakubeshyera bibi, babandi bakubeshyera ko wakuyemo inda uri umujene, babandi bakubeshyera ko hari ibindi byakubayeho, uri umubeshyi, uri umujura, uri umurozi utari we, bihorere. Ndakubwiye ngo bihorere. Aho bashaka kugushyira hariho hose, Imana izagukurayo, kandi Imana izakurengera, kandi Imana izabana nawe, bazagucira urwobo. Hari umuntu ndimo mvugira ibye, hari umuntu ndimo mvuga ibye, bazagucira kobo, Imana igucira kanzu. Imana ni urukundo, Imana igira neza, ahubwo reka dukiranuke, come on, reka dukiranuke, dukore Imana tuyishime, izabana nawe. Soreje aha nkubwira nti Imana iguhe umugisha, komeza ugire umunsi mwiza. Iki kiganiro ijambo ry'umunsi nturyumeho, wakigezwagaho na Jose. Ndabakunda mwese, mwene data, nkwibutse gato, niba ufashijwe sangiza abandi, niba wumva ikiganiro ari cyiza shyiraho ka comment, mbese uvuga uti riramfashije, amen. Kandi niba wumva bikunze shyiraho like. Imana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Ntugacikwe no gukurikira ijambo ry'Imana hano kuri Pure Gold TV. Ni ukuri uziga byinshi kandi rizakubaka, ufashe n'abandi. Be blessed, bye bye.